ku murongo wa telefone rero turi kumwe na perezida w'inzibacyuho mu ikipe ya Rayon Sport ni Murenzi Abdallah. Waramutse neza bwana meya? waramutse neza rigoga n'abandi bavandimwe bose bo muri RBA mu rubuga rw'imikino. Mbangira ngo nshimishe Rugaju ngo byaramunaniye gukuraho meya. Oya ni meya wenyine. Erega ni namuyoboye ari umunyeshuri none nawe unaniwe kumuyobora ari umunyamakuru. Uzanyobora ni ikibazo cy'igihe. Buriya ari meya wa Nyanza nk'uko bivuga niga muri Kristero hari n'igihe rwose yaje ayoboye akarere baje gutera inkunga ishuri ryacu cyagiye bakoragamo amafibrosima yatuzaniye amafaranga menshi cyane. Ari meya aravuga ati bana b'abanyarwanda bigira ahantu heza. Turabashimiye meya. Menye impamvu zahora uri meya mu maso ya Rugaju. Rugaju kera yabaga ari muri volley none ari muri foot ariko ari muri byose. Yewe nuko uyu munsi twifuje kubakira mu rubuga rw'imikino kandi turabashimira ku mwanya muduhaye kuko ikipe ya Rayon Sport navuga ngo abakunzi bayo kuva nyuma yaho mufata inshingano mu by'ukuri muri iyi minsi none mwe bari kwibazaho cyane ubuyobozi by'umwihariko muri ibi byumweru bibiri bishize kuko ikipe ya Rayon Sport yatakajemo imikino ibiri yitakaza mu buryo navuga ngo abafana batera nishimiye kuko mu mikino ibiri itambutse bamaze gutsindwa ibitego 8 ku gitego kimwe kandi uyu munsi nabwo hari umukino uza guhuza ikipe ya Rayon Sport n'ikipe ya Elmelek. Twavuze rero tutireka dukomange turebe ko mwatuganiriza mbere na mbere. Umuntu yahita yibaza ati makuru ki ya Rayon Sport ya none nyuma yaho mufatiye izi nshingano mukanakomereza muri shampiyona? Murakoze nawe ndagira mbashimire kuri uyu mwanya muduhaye kuko tuzi imbaraga z'itangazamakuru iyo zikoze neza zihindura ibintu byinshi bikaba byiza, n'iyo zikoze nabi zigira ibyo zangiza. Ariko turashimira RBA n'itangazamakuru muri rusange uruhare bagira by'umwihariko kuri Rayon Sport. Ekipe y'abanyarwanda benshi baba bakeneye kumenya amakuru ari mu muryango wabo muri ekipe yabo by'umwihariko kuko igikorwa gikuru muri Rayon Sport ni ekipe. Nk'uko bivuze rero ngo tumaze amezi 2 aburaho iminsi nk'ine kugira ngo twuzuze amezi 2 muri izi nshingano. Twinjiye mu nshingano itariki 25 z'ukwa 11 mu nshingano twari twahawe ngira ngo twarabiganiriye ndaho ngaho kuri RBA. Harimo ibintu by'ingenzi navuga nka 2 byari ukubaka ekipe itanga ibyishimo ku bakunzi ba Rayon Sport nk'igikorwa gikuru gihuza abantu, noneho tugakomeza tukubaka ubumwe bw'abareyo bagashyira hamwe mu kuba inyuma y'ibikorwa byabo. Icya kabiri byari ukubaka amategeko azayobora umuryango mu minsi iri imbere, agakuraho kugongana kw'inzego ndetse n'ibindi bibazo amategeko ubundi yagakwiye gukemura ahubwo wenda bigaterwa nayo. Wenda mpereye ku cya mbere ku birebana no gutegura ekipe. Hari ekipe twasanze yari hari ikina ariko ikeneye kongererwa imbaraga kugira ngo tubashe kujya ku ruhando rw'ihangana ry'ibikombe muri iki gihugu cyacu. Muri ibi byumweru 2 bishize rero ntabwo byagenze neza kuko match ya mbere navuga yuko muri uyu mwaka kuba watangira tumaze gukina match 3. Match ya Muhanga twarayitsinze dutsindwa na match ya APR na match ya Al Hilal, ariko abantu baratekereza cyane izi match 2, match ya APR na Al Hilal. Navuga yuko kuri twebwe ni igipimo gikomeye cyane cy'uburyo tugomba kwitegura kuko twahereye ku ma ekipe akomeye mu Rwanda, ariko noneho tunahura n'imwe mu ma ekipe akomeye muri Afurika kuko wenda mpereye kuri APR ni ekipe ikomeye y'ubukombe muri iki gihugu itwaye ibikombe byinshi, ifite ubushobozi yaba ubwa mikoro n'ubundi bushobozi mu miyoborere no mu mibereho yayo. Ni ekipe yari imaze igihe yitegura, ifite abakinnyi beza bakomeye, ihura natwe turimo kwiyubaka. Mwarabibonye yuko twari dufitemo abakinnyi batari bakeya
ariyo mukino wa mbere bakinnye muri shampiyona ndetse no muri Rayon Sport. Umuntu yavuga abakinnyi 6 muri 11, dufite umutoza utaramara ibyumweru 2 n'umwungirije. Rwose umusaruro ntabwo mpamya neza yuko wari bungane n'ikipe imaze imyaka 35 itwara ibikombe bya shampiyona, yiyubaka umwaka ku wundi, yongeramo imbaraga iziranye biri kuri uriya rwego. Umusaruro ntabwo mpamya neza yuko wari bujye hejuru y'iyo myiteguro bakoze, ko twe imyiteguro yacu ntiyari ihagije cyane. Gusa ni igipimo cyiza cyo kuvuga ngo umukeba wacu ahagaze ate, twe tugomba kwitegura gute kugira ngo natwe duhanganire ibikombe, kuko ni ekipe itwara ibikombe mu gihugu. Byatweretse rero yuko hari byinshi tugomba gukosora. Kuri match ya kabiri duhita duhura na ekipe iri muri Champions League, murayibona El Hilal ni ekipe ikomeye mu mpande zose, yaba mu kibuga n'inyuma y'ikibuga. Ni ekipe yubatse kubera ko irimo irarwana ku rwego rwa Afurika, kandi atari mu gikombe gitoya, iri mu gikombe gikuriye ibindi muri ibi bikombe bihuza amaklub. Nayo idutsinda ibitego 4. Byanze bikunze nk'abatekinisien natwe nk'abayobozi tugenda tubonamo ibyuho, turimo kugerageza kugira ngo tuzibe cyangwa se twubake wenda muri izi match yaba y'uyu munsi niyo muri weekend n'izindi ziri imbere. Ibi gitaragenze neza muri ziriya match, nakwizeza abafana bacu yuko twarabibonye, turimo turabifixa. Wenda mwese muzi by'umupira, ariko by'umwihariko Rugaju njya nkurikira gusesenguza ibyo yasesengura neza. Ntabwo ushobora kuzana umukinnyi utaramara icyumweru ngo ahita afitinga muri systeme, n'umutoza acyubaka systeme, kubaka ekipe, kubaka icyo twita collectivité cyangwa se automatisme muri football. Ntabwo ari ibintu byikora, ni ibintu byubakwa igihe ugakora, ugakosora, ugakosora. Gusa twebwe ibyago twagize nuko tudafite umwanya uhagije wo kubikosora. Perezida Murenzi, ngira ngo uri mu nzibacyuho ya komite itararangije manda yayo kubera ibibazo by'ubwumvikane buke. Hari kimwe mu bintu abantu bashinja Rayon Sport mu buryo bw'imiyoborere kijyanye no ko mutubahiriza ihame rya continuité. Ngo niba Murenzi Abdallah aje agomba guhindura 100% ibyo uwamubanjirije yakoze, bikagenda gutyo, ibyo bikaba ari byo bituma Rayon Sport itagira ireme. Ngira ngo icyo ngicyo banagishingiraho no mu byahabaye mukijya mu buyobozi. Gakwaya atangaza ko nta kipe mwasanze, muhindura abakinnyi muguze bose mubakinisha match ziri crucial, kandi barangira baranazitsindwa bikomeye cyane. Uvuga iki kuri iki kintu gishobora gutuma n'ubundi haba kwangirika k'ubumwe bw'abareyo, kuko nibwo mwagakwiriye kwa musigasira? Continuité mu miyoborere ngiye mpamya neza yuko muri Rayon Sport yagiye ibamo. Wenda muri iyi minsi ya vuba ko ngiye nibuka yuko abaperezida bose bagiye babamo, umwe yahagaga ku n'undi ngo akomeze. Ni uko nguko twagiye twese tujya mu nshingano. Wenda mu minsi ya vuba niho hatangiye kugaragaza kugongana wenda, ariko ahanini byaterwaga na structure n'uburyo inzego zubatse. Ariko ubundi mpamya neza yuko continuité, nubwo umuntu avamo ananiwe, birumvikana kwikorera Rayon Sport biraremereye. Wenda nanabigarukeho, ni ekipe amikoro yayo ni nejo mu gitondo nejo bundi. Ntabwo twebwe tugira umugisha wo kugira ingengo y'imari nini cyane, bitewe wenda n'imiterere ya Rayon Sport. Twe twishakamo ibisubizo, mu gihe wenda abandi wenda baba bafite ibyo bisubizo hafi, igisigaye ari ukubikoresha. Twebwe ni ukubyishakamo, tugashaka n'uburyo tubikoresha. Rero usanga hanini umuntu uvuye mu nshingano abananiwe ko aba yikoreye uwo muzigo igihe kinini, biba byaramushegeshe, yaba mu mikoro, byaramushegeshe no mu buzima busanzwe, uburyo umuntu ashurebye nabi yakuramo n'uburwayi. Niyo mpamvu rero ujya gutyo ugasanga umuntu avuyemo asa nkaho yituye umutwaro, araruhutse. Ubundi biramutse ari ukuvuga ngo
ni ibiryo bihiye buri wese agiye kugabura, biroroshye yuko wavamo uvuga ngo nta munaniro mfite ukazaba nawe hafi, ariko iyo wabyikoreye ukumva uburemere bwabyo akenshi uvamo uvuga uti ndaruhutsaho kugira ngo wumve yuko wenda umusanzu wawe ukomeza. Gusa ibyo turimo kubaka ni ukugira ngo uwo muzigo ureke kuremerera umuntu umwe, abareyo twese tuwugiremo umusanzu ku buryo umuntu atazajya aba muri Rayon Sport ari nk'aho ari we wikoreye ibintu byose, ahubwo ari shared responsibilities. Noneho ku buryo continuity ikomeza. Ariko ibyo uvuga mu kibuga mpamya neza yuko twese twifuza kugira ekipe nziza, yuko mu gihe kitari icyakure Rayon Sport dufite izongera igaha ibyishimo abakunzi bayo. Perezida, ngira ngo ikindi nababaza kandi icyo ngicyo muragisobanuye neza, ngira ngo cyumvikanye, ni ikijyanye na Rayon Sport nyine n'imiterere yayo nk'uko wabivugaga. Ni ikipe ivoma mu bafana bayo, kandi ibyo byose nyine bishingira ku bumwe bw'abareyo, ubumwe bw'abareyo, guhuriza hamwe, gushyira hamwe, kumva ibintu kimwe, gufata umurongo umwe, nibyo bituma nyine abareyo bashyira imbaraga hamwe bakubaka ikipe yabo ikomeye inahatana. Uyu munsi murabibona gute? Ubumwe bw'abareyo burahari? Nta bibazo by'amashyamba kwayo yahozemo cyangwa se byagiye bibaho no mu bihe byatambutse. Uyu munsi ubumwe bw'abareyo mubona gute kugira ngo mugire ishingiro rwo kubaka ikipe iri competitive? Urakoze Jean Claude, ngira ngo ubajije ikibazo cyiza. Ngira ngo buriya ubumwe bw'abareyo mpamya neza yuko iyi kipe itsinda niyo fagiteri ya mbere yo kugira ngo abantu babe bari hamwe. Kandi ntabwo ari abareyo gusa, ahantu aho ariho hose iyi kipe itsindwa, ngira ngo mu minsi yashize muri bagenzi bacu hari igihe cyageze bati abatoza ntibashoboye, abakinnyi ntibashoboye, bamwe batabatoza babirukana abandi. Iyo ekipe idatsinda idatanga umusaruro, byanze bikunze hazamo divergence, kutumvikana ku kintu runaka, kuko umwe aba areba akavuga ati uyu muntu ntabwo ampa umunezero nshaka. Ubumwe bw'abareyo bwubakwa n'uko Rayon Sport yatsinze, bugacumbagizwa cyangwa se bugacibwa intege n'uko Rayon Sport itatsinze. Ubu hari abavuga bati ekipe ihari tuyihe igihe iziyubaka ivemo ekipe yongera kuduha ibyishimo. Harimo n'abavuga bati murenze ibyo yazanye afazari byari bihari imbere, kuko nyine byumvikana yuko ekipe itaratanga umunezero. Gusa twe nk'ubuyobozi ntiducika intege, kubera ko umuyobozi aba areba ibyo umufana cyangwa undi muturage atareba. Niho nyine itandukaniro ry'ubuyobozi no kuyoborwa. Hari kure ubureba wambukiranyije iminsi, wambukiranyije amezi, undi wakareba match yabaye niyashize, mu gihe wewe wenda ubureba icyerekezo kirambye cyangwa iterambere rirambye. Rero umuntu yavuga yuko mubareye ubu ngubu tuba ku magrupe atandukanye, turabyumva niyo muhuye. Harimo n'umuntu muba muva indimwe akunda Rayon, akaba ari nawe akwibwira uti utwiciye ikipe. Ntanarebe niyo ekipe wafashe yari ihagaze. Dukwiriye kuba tureba ngo ubundi ibibazo turimo ubu ngubu birakomoka hehe. Ntabwo byatangiye itariki 25 Murenzi ajyamo, byatangiye mbere amezi, umwaka, 2, 3 byari imbere. Ubu ngubu ndasa nkaho n'abagenzi banjye dufatanyije twazunguye cyangwa se twerise ibibazo bitandukanye tugomba gushakira ibisubizo. Mwe muri abanyamupira ntabwo ibisubizo, uretse ko no mu buzima busanzwe uruhurirane rw'ibibazo ntirukemuka mu byumweru 2 cyangwa ukwezi. Bifata igihe ukagenda umuntu akemura kimwe ku kindi. Umuntu yavuga yuko ubumwe bw'abareyo bumva bareba icyerekezo kiri Kigali, turi hamwe rwose, turimo turakorera hamwe. Ariko nta n'uwagaya n'undi ushobora kuba abibona ukundi akavuga ngo twebwe twari twiteguye ko Murenzi aza agahita ibitangaza bivuka. Ntabwo ngiye mbyizera gutyo. Nizera yuko process yo kubaka ni itafari rijya ku rindi kugeza ubwo inyubako ikomera. Abantu bakwiriye kugira patience cyangwa se mu Kinyarwanda ne kwihangana.